abantu benshi burya ni inkomere, ni casualties z'amateka. Hari abana benshi bagendana ibikomere bavanye iwabo mu muryango. Yego. Hari abagabo bagendana ibikomere batewe n'abagore. Hari abagore bagendana ibikomere batewe n'abagabo. Hari abantu bagendana ibikomere batewe n'abakoresha babo. Hari abakoresha bagendana ibikomere batewe n'abantu bagiriye neza akamuha akazi ariko yarangiza akaba ari we umuhombya. Muri ibyo maze kuvuga, hari abahungu bagendana ibikomere batewe n'abakobwa bakunze ngo igifata ibidashoboka. Ni ibintu bamusomeye bimeze nk'inyuguti ariko atari kubona mu buzima. Yakibuka n'imirimo Imana yakoze bikanga ariko agakomeza kumva babaye. Ese uwo muntu we wamufasha gute? Urumva ari ahantu muri Yeremiya Imana yaravuze ngo ariko ngo kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize, ngo ese Galeyadi nta muti wo mu ruhari. Noneho umurongo ubanza ngira ngo nko mu murongo ni nko 22. Noneho ariko umurongo ubanza mu gice muri icyo gice nk'umurongo wa 10 ndumva ari Yeremiya mu gice cya 8 akavuga ngo uruguma rw'ubwoko bwanjye barwomoye baruca hejuru. Rero nkwereke uko bikora. Ubu ngubu nshobora gukomereka hano mu kiganza nkakomeretswa n'ikirahuri, ariko agace k'ikirahure kagasigara mu nyama. Noneho nkagenda nkajya kwa muganga kubera ko birimo kundya cyane, bakanshyiriraho sparadara, bakanshyiriraho umuti, ndetse bagatangira bakoza igisebe kigakira. Ariko gikize ka gace k'ikirahure kakirimo. Iteka ryose nihagira umuntu ukora kuri hano nzababara kubera iki? Hari ka element étrange kakiri mu mubiri kagombaga kuba karakuwemo. Rero ikintu cyabaye, hari ikintu twibeshyeho. Abantu benshi bazi yuko ngo ibikomere by'amateka ngo bikirana n'igihe. Ntabwo ibikomere by'amateka bikirana n'igihe, ahubwo ibikomere by'amateka byinjira muri wowe bigashongeramo. Ujya ubona papier hygienique bashyize mu mazi, yego, irabanza ikajyamo ikanywa amazi, yagera aho ngaho igashongeramo. Wazanagerageza no kuyikuramo bikanga. Yego. Buriya rero n'ibikomere niko bimera, biragenda bikajya muri wowe bigashongeramo, bigahindura uburyo ubona abantu, bigahindura uburyo ubona ibintu, bikazanahindura n'uburyo wibona, bikazanahindura n'uburyo ubona Imana, ku buryo usigara ukajya uyoberwa impamvu wumva umeze uko umeze. Wazasubira inyuma ugasanga ni ibyemezo wafashe, ni imitekerereze wafashe, ni imyumvire wakuye hehe muri cya gikomere. Hari abantu uzasanga rikafate nk'urugero rutari urwo rw'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ushobora gufata nk'umukobwa akiri umwana, yego, bakamufata ku ngufu agakomereka mu mubiri ariko bigakira. Ariko muri kwa gukomereka mu mubiri agakomereka no mu bitekerezo, akazakura yanga abagabo, yanatekereza no kurongorwa, umubiri we ukifunga. Noneho abantu nibatibuka ko yigeze gufatwa ku ngufu, ashobora no kuba yafashwe ku ngufu ntagire uwo bibwira, ntihagire n'umuntu ubimenya. Rero bakajya bibaza ariko kuki uyu mukobwa umubiri we wifunze, kuki adashaka kuba yarongorwa cyangwa se ngo abe yabonana n'umugabo, akarongorwa ariko kubonana n'umugabo bikaba ikibazo. Kubera iki? Kubera ko igikomere cyaragiye gishongera muri we, nta nakibuka yuko aricyo cyamuteye gutekereza gutyo. N'ibindi ushobora kuguha n'ingero nk'igihumbi n'ijana, kuko zo ni n'ingero nyinshi umuntu ahorana nazo buri munsi. Umuntu wese wize psychology izo ngero arazizi yuko burya ibikomere bigenda bigira ingaruka. Hariho n'abantu barwara bigaterwa n'igikomere, bigaterwa n'ubwoba, noneho indwara y'ikagiza iteka ryose iyo yibutse akarwara. Ndaguha urugero, nanone sindagera kuri ibyo bya jenoside yakorewe Abatutsi. Ku ishuri aho nigishaga kera, twari dufite umwana yarwaraga asima. Iteka ryose bajya gutangira ibizamini akarwara asima. Uyu mwana arwara asima mu kwa 4, akarwara asima no mu kwa 6, akarwara asima. Ngeze aho mbonamo icyo bita pattern, mbese nicyo kintu gihora kigaruka. Mbona yuko arwara asima mu gihe cy'ibizamini. Ndavuga ntagomba kuba agira ubwoba bw'ibizamini. Ariko nareba nkabona nta kuntu yagira ubwoba bw'ibizamini kuko ari n'umuhanga mu ishuri. None bukeye ndamuhamagara turicarana, twaranasenganaga muri groupe. Ndamubwira ariko niki wambwira kuki iteka ryose iyo mugeze mu gihe cy'ibizamini urwara asima?
arambwira ati sinzi impamvu, ati tugera mu gihe cy'ibizamini, ati bikaza, ati ariko uko tugenda tuganira nanjye nsenga, noneho nza gutangira kuganira nawe ubuzima bw'iwabo. Nza gusanga iteka ryose iyo bageze mu gihe cy'ibizamini yibuka ko agiye gutaha, kandi ko nataha nyina azagira ikibazo cyo kumubonera amafaranga yo kumugarura ku ishuri. Kubera iki? Afite igikomere cy'ubukene bwo kumva ari ikibazo kuri nyina w'umupfakazi. Yego. Noneho ndamubwira ariko noneho ntega nkwereke, ni guhera uyu munsi ujye ujya muri vakansi, nzajya nkuha amafaranga akujyana, muhe nazakugarura, uzajya uza usange school fees narazikurihiye. Umwana yarakize, indi myaka yize nyuma y'aho ngaho ntiyongeye kurwara sima. Bikubwira ngo iki? Bikubwira ngo ka gahinda karamufataga, kwa kundi umuntu arira akifunga bigahinduka sima. N'ibindi ushobora kuguha ingero nyinshi. Donc bikubwira ngo ubutumwa tubwiriza bwagombye gufasha umuntu gufata bya bikomere bye, nitwomore ducisha hejuru. Rero twebwe aho twabereye twakoreye amakosa akomeye cyane. Abantu bagiye bagaragaza agahinda ndetse karenze. Urabizi twagiye tugira abantu bagira trauma. Ikintu cya mbere twakozemo ikosa kutajya kwibuka. Abantu bajyaga kwibuka, twebwe abapastori n'abandi bavuga butumwa tukabihungira kure ngo ni ibintu by'amadayimoni. Yego. Noneho abantu bagerayo uhahamutse tukabyita amadayimoni, ntitubone ko ari agahinda gasaze kamufunze umutima. Umuntu akikubita hasi, ubwenge bukagenda, bati urabona biriya bintu bizana amadayimoni. Ariko si amadayimoni, ahubwo icyo byakoze ni iki? Byakoze kuri cya kiganza cyakomeretse ariko kirimo icupa, kirimo ikirahuri. Umuntu araribwa atatse, twe twibwira ngo ni amadayimoni amufashe, ariko ni agahinda. Ibyo rero kutabimenya byatumye tudakora umurimo neza. N'abakristo mu itorero ryacu ugasanga mu matorero tuyoboye abakristo bakomeretse, ariko icyo twabigishije ni iki? Kurenzaho uruguma turwomora turuca hejuru. Ikivamo ni iki? Igikomere nticyakira. Noneho Imana ikabaza ngo ariko kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Ikaduha igisubizo ngo mbese nuko nta muti womora uhari? Imana ikavuga ngo ya umuti womora urahari, ariko uruguma rw'ubwoko bwanjye mwarwomoye muruca hejuru. Kandi ndakubwira n'ubu ngubu n'uwo twakora iki kiganiro n'ubundi benshi bazakomeza babikore, kuko icya mbere twebwe buriya dufite ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda, kuko uwakomeretse n'uwakomerekejwe ni abavandimwe. So hano hari umututsi wakomeretse, hari n'umuhutu wakomerekeje. Ubwo ndabivuga noneho mbishyize muri kontekste ya jenoside yakorewe abatutsi. Iyo uvuze jenoside yakorewe abatutsi, automatically hari umuntu uhita yumva yuko umeze nk'umutunzi urutoki. Ndakubwira ko n'ibiganiro nk'ibi ngibi hari abantu batabikunda. Kubera iki? Kubera ko bimukoze isoni, bimutera, ariko kuko ni amateka yacu. Twagombye kubyakira, twavuga ngo ke abantu barakomeretse, kuko buriya ikibazo kinabamo usanga turwaye indwara yo kwekiribura, kuringaniza, ngo ariko natwe ngo twarapfushije, ngo ariko natwe ngo twagize dutya. Nkabwira ariko ibyo ubundi izo mpaka si izacu twebwe nk'itorero. Jewe nshinzwe abantu bakomeretse. Icyaba cyaragukomereje icyo ari cyo cyose, waba warakomerekeye iburyo, waba warakomerekeye ibumoso, twebwe umurimo wacu ni ukomora inkomere. Gusa ikibazo nuko iyo utangiye komora inkomere abantu batangira kubipolitiza, bati ntiwabivuze neza, bati iyo turi mu itorero ho ndeba inkomere, ntabwo ndeba icyazikomerekeje. Rero kubera gutinya ibyo ngibyo byatumye ntawe twomora. Ngo ntavaho mvuga ibi ngibi, ngo bakankekaho ibi, ngo ntavaho mvuga ibi ngibi, bakibwira ko ibi. Ugasanga twaratinye ubutumwa Imana yaduhaye, turawupfukirana ntitwabuvuga. Hanyuma uruguma turwomora turuca hejuru, tukavuga urukundo rw'Imana, tukavuga imbabazi z'Imana, ariko tugatinya kubwira umuntu ngo ariko ubwo wakomeretse, egera umwami wakomeretse ku bwawe akomore. Buriya Bibiliya bivuga neza, baratubwira ngo uwe yishushanije natwe muri byose, kugira ngo ajye ashobora kudutabara igihe tubikeneye. Yaraje aba umukene, akomeretswa n'ubukene, yaraje yangwa n'abantu, kuva ari umwana yabaye impunzi, yagenze n'amaguru, yarashonje, yagize inyota, yarabeshyewe, yarakubiswe, yarabambwe, yambitswe ubusa.
nta kintu na kimwe twababajwe Yesu atababajwe. Bityo Bibiliya ikavuga ngo ubwo yababajwe muri ibyo byose ngo ashobora gutabara n'abababara bose cyangwa n'abageragezwa bose. Aho rero nibwo butumwa twagomba kuba twarabwiye abantu, ariko ntabwo twabivuze bihagije. Pastor, uyu munsi hakorwa iki rero kugira ngo uyu muntu uri muri ubu buzima cyangwa se ufite ibi bikomere, wavuze ibikomere bigiye bitandukanye, haba ibyo mu buzima bwa buri munsi, abana n'ababyeyi, umugore n'umugabo, muri sosiyete muri rusange, uvuga no ku bikomere noneho bijyanye n'amateka y'igihugu cyacu rimwe na rimwe dutinya kuba twavugaho. Aha wenda nakongeraho kandi inshuro nyinshi uko twashyiragaho ibiganiro cyangwa se inyigisho kuri Bohoka TV, hari umuntu wadukurikiraga akavuga ngo ariko se kuki uyu mupasiteri buri gihe ahora avuga ibintu akazanamo jenoside mu nyigisho ntibiburamo. Muri komantere ugasanga umuntu yashyizemo komantere imwe ishaka gusa nkaho ivuga nabi, wenda nkatwe tukaba twabihisha kugira ngo twirinde ko byakomeretsa abandi cyangwa byateza umwuka utari mwiza. Ugasanga bimwe avuze koko wa muntu uri ku ruhande rw'uko wenda hari bamwe mu bo wenda bahuje ubwoko bagize urwo ruhare cyangwa se bakoze ibyo bintu. Erega n'ubyandika ashobora kuba nawe yarabigizemo uruhare. Yego. None uwo muntu rero yabigenza gute kugira ngo urumva jewe ikibazo tuba dufite, jewe ndanabizi kenshi bamwe bankunda iyo tutageze muri kiriya cyumweru. Kuko muri kiriya cyumweru urumva avuga ubutumwa bwiza yarangiza akabutoba. Hariho n'ababinyandikira rwose bakabimbwira bati ubundi uvuga ubutumwa bwiza no kubutoba. Ariko buriya jewe nzi neza ko nabanye ziriya ntimba, ko yewe data bamwishe ndi umwana mfite imyaka 73, nari mu gasore k'umugenda imyaka 15, batwirukana mu ishuri. Urumva hari ibintu byinshi umuntu ibintu aba yaragiye akomerekamo, kongeramo n'ibyo mu muryango nabyo ntari buze gusubiramo. Yego. Jewe maze gukizwa, Imana yanyigishije isomo rikomeye cyane. Abantu benshi batigeze biga. Ndibuka rwose nigeze no kubitangamo ubuhamya, njye mbivuga mu biganiro nkawe, nigeze gutanga ubwo buhamya nigishije ku musaraba muri 87. Nigisha ku musaraba hano mu mujyi, ahantu mu itorero rimwe ntagiye kuvuga izina. Nigisha ku musaraba, mbabwira imbaraga z'umusaraba, mbabwira agakiza tubonera mu musaraba. Ndangije ndababwira nti uyu musaraba ufite imbaraga ku mitima y'abantu. Mbabwira ukuntu nangaga Abahutu. Baba we, ndababwira nti nakuze mfite agahinda kantwikiriye nk'uburingiti, ngeze aho ngaho ndagahishurirwa, menya agahinda kanjye kariko, ngeze aho ngaho nanga Abahutu. Ariko Yesu araza arankiza, arambaga, aransatura, aranyoza nk'uko umuntu yoza mu nda y'ifi, nanteramo umutima mushya. N'ubugiye ibyo ngibyo rwose narabikize, nshobora no kubitangira ubuhamya. Umva, nabonye iteraniro rirakobana, abantu bakambya agahanga, dusohotse barambwira ati rwose biriya bintu kuki wishe ubutumwa bw'Imana. Urumva rero uruguma turwomora turuca hejuru, kuko turatinya kugaragara nkaho turi politiko. Ndatinya kubwira abantu ko bakeneye gukira ngo batavuga ko. Ariko buriya ikintu abantu batazi, iyo batavuga ko ituma tudakora umurimo w'Imana neza. Yego. Iyo batanyita ko ituma tudakora umurimo w'Imana neza. Kuko jewe icyo nzi, nagenda bitangira ubuhamya, nabonye abazungu bakira, nabonye jewe nanabwirije ahantu henshi, nabonye abazungu, nabonye abahinde, nabonye abanyamerika, nabonye abanyaburayi, nabonye abirabura, nabonye ubwoko bwose bw'abantu bakira ibikomere, kuko nabwiye ko Yesu yankijije ibikomere nari mfite kuva mu bwana kugeza mu bukuru. Nkabasobanurira ukuntu Yesu abikora, nkabasobanurira Yesu wishyizeho intimba zacu, nkabasobanurira Yesu wababaranye natwe, nkabasobanurira Yesu ubwira nijoro uri wenyine nta wundi muntu uri bubwire, nkabasobanurira Yesu ubwira ibyo udashobora kubwira undi muntu. Ukabona abantu barahambutse bagaturika bakarira bakabohoka. Ariko ubundi twe turenza hejuru, tukagira duti rero jewe wambazaga ngo twavuga icyambere, reka tubanze tumenye ubwo butumwa uko buvugwa. Tumenye kubwira abantu Yesu wasangiye natwe intimba zacu. Tumenye kubwira abantu Yesu wakomeretse. Tumenye kubwira abantu Yesu watereranywe. Tumenye kubwira abantu Yesu wambitswe ubusa. Tumenye kubwira abantu Yesu wabeshyewe. Tumenye kubwira abantu Yesu wagambaniwe. Tumenye kubwira abantu Yesu wakubiswe. Tumenye kubwira abantu Yesu wapfuye akazuka. Tumenye kubwira abantu Yesu wuzuye. Kugira ngo nabo bamusange, kuko burya nta muntu ushobora kugufasha nk'umuntu wababaye nk'uko wababaye. We yababaye muri byose, niko biri tubwira ngo yababajwe muri byose, ngo kandi ntiyabikoramo icyaha, ngo niyo mpamvu ngo ashobora gutabara
ashobora guhumuriza amen abamuhungiyeho bose. Rero iki ngiki nagira ngo umunsi twebwe nk'abapasitori, umunsi twebwe nk'abavugabutumwa, umunsi twebwe nk'itorero tuziga ubwo butumwa bukabanza bukatujyamo, natwe bukabanza bukatweza, bukadutunganya, twamara kubumetiriza tukumva uburyo dushobora kubuvuga ntawe dukomerekeje. Yego hari abazanga kubwumva, hari abazarakara nibabwumva, ariko tuzi neza yuko n'umuganga iyo arimo kuvura umuntu hari igihe akurakarira, ariko iyo amaze gukira indwara araza akagushimira. Yewe rwose narababonye benshi akavuga ati paso sinkwihanganira iyo nkumvise uvuga numva nanasara. Mu kiganiro cyawe ntihaburamo utavuze ngo jenoside yakorewe cyane, Abatutsi. noneho nyuma ariko ukazabona abandi bakubwira ati kiriya kiganiro cyaranyomoye, ukamenya ngo hari abantu bahakirira kandi impande zombi, kubera ko buriya iyo uvuze Yesu wikoreye intimba zacu, ntuvuge Yesu wikoreye ibyaha byacu. Nibyo binasigamo wa wundi ujya wumva bakubwira ngo abantu bafite ingengabitekerezo y'amacakubiri. Yewe nta nubwo nyiti ya jenoside, ni iy'amacakubiri. Ugasanga arakibona mu bintu by'amoko, arakibona mu bintu by'ipfunwe, kabura kujya ugenda n'ipfunwe kandi Yesu yarishyizeho ipfunwe ryacu. Mwikoreza ibyaha byawe, amaraso Yesu atwezaho ibyaha byose. Urwo ruhande rwo narubonye rukora rwose, narubonye mu magereza tubwiriza abantu bagaturika bakihana, bakemera ibyaha bakoze, bakanafungurwa. Jewe rero nishimira yuko hari imbaraga z'umusaraba twahawe kuvuga, ariko nkabazwa nuko tutazivuga nk'uko bikwiriye. Pastor, Bibiliya avuga ngo ijambo umusaraba ngo kubakira ni inkuru nziza, ngo ariko kubarimbuka babyumva ukundi. Uvuze ikintu gikomeye cyane, ntekereza ko uyu munsi bigora abakristo cyangwa abantu uyu munsi bitiriwe izina ry'Imana kuba bafata iki kintu, kumva ko kwa mugani hari uruhande rugomba kumenya ko Yesu yikoreye ibyaha byabo, n'urundi ruhande rugomba kumva ko Yesu ashobora kwakira intimba zabo, imibabaro yabo. Ariko ndi gutekereza ngo uyu munsi, ese uyu muntu ucyumva kigendana aka kantu nakoze ibi ngibi, naciye muri ibi ngibi, ariko wumva adashaka kukarekura, ubwo we n'iki yakora rero? Ariko buriya murambwira abantu nkabwira ni ari ufata intimba ze, kuko rega burya n'intimba zacu tuzikomeraho. Uzi ukuntu nagoye Imana kugira ngo izanyemeze kurekura imijinya yanjye, inzangano zanjye n'ibindi, numvaga mbicigamatiye mbikomeyeho, kuko numvaga byari bimeze nk'aho umujinya wanjye wampaga izindi mbaraga. Imana irankomangira ngo ariko buriya iyo uryamye nijoro ntusinzire, ukarara utekereza abaguhemukiye, ukarara utekereza abishe so, ukarara utekereza abakwirukanye muri university, ukarara utekereza, kuko uba umeze nka kazetofoni yacitse, urakomeza ugasubira mu bintu bimwe, ukabona ukajya muri 61, nagenda 61, 63, 73, 83, ugakomeza ugaturuna, ukabona burakeye. Kamwe ati uri yo wabuze ibitotsi, wari uzi ko bariya baba bari mu gitanda cyawe basinziriye, kuki utabona ko ari wowe uhomba? Iyo wagiye ku meza wabyibuka ukananirwa kurya, uzi ko baba beguye ibondo ndetse ryarabyibushye, kuki utabona ko ari wowe uhomba? Ndabona uzi ko ari byo. Kuko burya hari igihe umuntu akomera ku mujinya we kandi ntacyo umwungura, kuko n'ubundi umujinya wawe ntabwo wica abanzi bawe, ariko wowe urakwica. Jewe nageze aho ndavuga nari guzi ikintu, ibi bintu Imana imbwiye nibyo, mpita mpinduka. Nakoze liste ndende y'abantu nangaga bafite uruhare mu bibazo byanjye. Mbwira Imana, aba bantu kubababarira nta mbaraga mbifitiye, ariko zimpe mbababarire. Rwose mfata liste yanjye, kuko Imana yari yampaye umuti usharira. Cyambere yabanje arambwira ngo umwanzi wawe ntukamwange, ujye umusabira umugisha, ntukamuvume, umubabarire. Nujya gusenga ukibuka ko ari uwo mufite icyo mupfa, ubanze umubabarire. Ko nari nabitondetse njyewe, ubundi muri system yanjye ndi systematique, ibintu byanjye narabanje mfata ingero. Uzumve burya niyo nigisha niko nigisha, mfata principe ya Bibiliya, nkafata urugero rw'umuntu muri Bibiliya wabikoze, nkabigarura mu buzima bwa buri munsi, ko nibwo ubyumva. Noneho ndeba muri Bibiliya, mbona abantu bose bagiye babikora. Ndeba ba Yosefu, ndeba ba Yakobo na ba Esawu, ndeba Dawidi na Sawuli, ndeba Yesu n'abamubambye,
ndeba ba Pawulo bavuga ati muri Aziya barantereranye ariko iby'Imana ntibibabariho, ndeba ba Stefano batera mu wenda wenda kuzi ko ibi nibyo twigira ku birenge by'abatubanjirije. Abanzi babo bose barababariraga, ndavuga Imana handatsinzwe. Arangije nkora liste y'abantu numvaga mfite uburenganzira bwo kwanga, ariko kubabarira nkumva ni biza. Ku Imana yari yamaye umwitozo ukomeye kuvuga ngo buri wese ugenda umusabira umugisha. Mana uyu muntu mwumva umutima uravuga ngo aragapfa arakabimbuka aragajyana nabe bose. Burya na Dawidi yajyaga abikora. Hariho za Zaburi nk'iya 55 ya 69 ngira ngo ni 109 umenya birimo. Yavuga ati aba banzi banjye Mana bakurikiza umujinya wawe bakubita ubarimbure, habo hasigare ari amatongo, abana babo babimfubye, abagore b'abapfakazi, ibyaha byabo ntibizasibangana imbere yawe. Noneho bazana Sawuli akavuga ati reka Dabira nari ndimo gusuka amaganyange imbere y'Uwiteka, ibyo kumuramburiraho ibiganza ntibirimo. Kubera iki? Burya iyo umaze gufata indurwe yawe yego ukayiyora ukayisuka imbere y'Imana, iragusimburira ikabwira ati ruhuka rero, ruhuka, ibindi guhora n'ukwanjye bimparire. Aho rero niho hakomera cyane. Ariko burya iyo wakoze uwo mwitozo, nagiye ngukoresha abantu benshi rwose nkamubwira ndika nkwereke, genda wicara ahantu ufate swime nini, upfukame, ubumbure umunwa uvuge cyane, ubwire Yesu ibyo wanyuzemo byose, n'ibyo abantu bagukoreye byose, n'agahinda baguteye kose, uzenguruke sare yose irimo ayo mafoto, uyirangize uhere uri umwana ugeze uri mukuru. Hari nabo nabwiraga ntuzabyandike mu ikaye nk'uwandika igitabo. Rwose unyuranamo na Yesu akagenda akubwira ati ibyo bimpereze. Yatwikorera imitwaro yacu yose, tukamuhereza kiriya akagitwara, ukamuhereza kiriya akagitwara, ukamuhereza kiriya akagitwara, ukaruhuka. N'ubu ngubu ndacyabikora, abantu benshi ndabibakoresha rwose kandi nkabona bibyaye umuti. Pastor Imana iguhe umugisha. Uvuze ibintu bikomeye nkurikije ukuntu turimo kuganira, maze kubonamo nk'ibintu bigera nko muri bitatu bishobora gufasha umuntu gukira ibikomere byo mu mutima. Icya mbere, kwizera ko Yesu wababajwe ashobora kugukiza. Icya kabiri, wavuze ku kintu kijyanye no gutanga imbabazi ndetse no kuba umuntu yasaba imbabazi kuko turabishimiye Imana ko Imana ibidushoboje. Wababariye. Reka tuganire amagambo y'Imana rero, twe kugira ibindi bintu tujyamo, ahubwo tuvuga icyo Yesu yadutumye kuvuga. Kandi namusabye ndamubwira ngo umpe kuvuga nk'uko wakavuze uhibereye. Ni byiza kuvugira umugabo ukomeye nkawe ushoboye kwivugira, ariko akakwemerera ngo genda uvuge. Ni byiza rero kuvuga nk'uko yakavuze ahari. Imana inshoboze kandi namwe bashoboze kubyumva. Baririmbanaga umuntu wicaraga dusomeye igitabo cya mbere cya Samweli, hagati harimo umuntu umwe hakurikiraho umuntu wa gatatu, ari wa gatatu. Igitabo cya mbere cya Samweli igice ni icya kabiri atuye igikondo. Noneho we ntiyigeze agira n'amahirwe y'umusaba imbabazi, ariko iyo muganira wumva yarababariye, ariko akaba yumva afite inyota yo kubona ba bantu baza kumusaba imbabazi. Igitabo cya mbere cya Samweli, muri ibyo bintu byose watubwiye, hari ikindi kintu basigaje kuba yakora kugira ngo ubuzima bwe bufite amahoro? Dusome duhereye ku murongo wa 22. Nuzicara ukaba abo bantu bahari, yego, bataraje kugusaba imbabazi. Bo aho naho ni hahandi handi twakoze Samweli igice cya kabiri nabyo ndabyemera, kuko wenda ubwo wavuze ku ruhande rw'abakorewe jenoside bakayirokoka, ariko ntiwanavuze no ku ruhande rw'abayikoze. Ko hariho n'abayikoze muhura akakubwira ati nifuza wambuza n'abantu yarageze mu zabukuru ngo mbasabe imbabazi. Kuko burya n'uwihaniye ariko ntahure nawe undi yahemukiye ngo nibura yumva mubwira ati ndakubabariye, nawe ahorana ako kantu ko kumva nuko basambanaga n'abagore bakora ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Kabeza ambwira ati icyamfasha ati ko njya numva ujya ubwiriza ubutumwa muri gereza, wazamfasha ukandanda ukanjyana muri gereza ahantu umuntu wantemye ari, amubwira ko namubabariye. Ndababwira rwose ihangane, korona nishira nzakujyana, nzabisabira uruhusa, ntabwo bazarunyima, nzaguherekeza mujyane mbwiriza ubutumwa umubabarire, hanyuma niturangiza dutahe. Rero burya hari ukuruhuka gukomeye kugira iyo ushoboye gusohora ukabwira umuntu utari ko burya narakubabariye, ariko hari n'utazagira amahirwe. Hari utazagira amahirwe yo kubona abo ngabo kuko wenda baragiye ntibakiri mu Rwanda cyangwa barapfuye cyangwa se baranahari. Uravuze ngo ariko rwose niyo ugerageje, hari mwene data umwe nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti mu gihe cya jenoside, ni ukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho.
ko dusa kuko abanyu n'utwawe bahari bo ko twose nzubaha ari utwana dutoya ntawe ariko umenye niba ari abansuzugura uduhutu cyangwa ari bazasuzugura. udututsi nibura nkazarokora ubutumwa bwiza uko kubona bwanditswe na twebwe rwose nta matayo mahirwe igice cya dufite yo karindwi kurokoka. umurongo wa 24 ndamubwira ngo nkubwire rero matayo ntabwo karindwi nabona aho abana bawe 24. bacisha ngo ugerageza kubyumva aramuhendahenda undi aranga yari afite imodoka nini ariyugendera abana arabasiga bombi baza kurokoka none undi aravuga ati matayo "Yesu, rero karindwi mwene data umurongo wa dusengana 24 reka Isezerano tujye kubabarirana ni Aragenda aramubwira nicyo ati, gitabo "Buriya warantumikiye, kibanza mu narababaye, isezerano rishya inyuma ariko yarwo Imana yagize urupapuro neza rw'umweru irakurokora, ruri nanjye hagati irandokora. y'isezerano rishya ndagira ngo twiyumve n'isezerano rya kera nkubwira mva rero nkubwire ubutumwa bwiza Uranga bwanditswe na abantu banzanaho matayo amatiku. karindwi makumyabiri na ibyo bintu kane by'amatiku ngo nta n'ibyo nshaka Nuko umuntu kumva, wese ngo wumva aya niba magambo ushaka yanjye kumbeshyera, akayakomeza, uzagende umbeshyere kuko murimo azaba murabeshyera abantu, nk'umunyabwenge uzagende wubatse umbeshyere. inzu ye ku rutare Ntabwo atari imvura kumwenda, iragwa ntabwo imivu nenda iratemba kukubeshya. umuyaga Nagira ngo gusa urahuha byose twikiranure, byikubita kuri nagira iyo ngo nzu tu- ntiyagwa Ay, kuko yari biba bibi. ishinzwe Rero ku rutare urumva kandi hari umuntu utazagira wese wumva aya amahirwe magambo kubera yanjye impamvu ntayakomeze ariko burya gukira azaba ari igikomere cyawe nk'umupfapfa wubatse inzu ye ntaho ku gihuriye musenyi no guhura imvura iragwa n'abagukomerekeje. imivu iratemba umuyaga urahuha Na aferi byose yawe byikubita n'Imana. kuri ya nzira agwa Iragufata ikakoma. kandi kugwa Noneho kwayo wazagira kwabaye umugisha. kunini Yesu amaze kuvuga ayo Wahura magambo nabo, yose wabona ba bantu amahirwe yo batangazwa no kuba kwigisha utinara kwe ukababwira ariko kuko utanayabona ukaba yabigishaga nk'ufite ukibera ubutware umeze neza. nta se n'abanditsi Pastor, babo urakoze amen kubidufashamo kugira ngo tubyumve. Dusoreze mu rwandiko rwa mbere Uyu rwa munsi Petero. nanone reka ngaruke ngo muri iki gihe hari umuntu utewe ipfunwe ko n'ibihe ndasoma turimo n'ahandi hamwe nyuma y'uko dusoma muri kandi uru adashobora rwandiko kuba yabigaragaza kandi bimuremereye kuruta mbere uko rwa wamwikoreza Petero, Kigali igice yose. cya kabiri, aragenda umurongo wa kuva gatatu. mu muhanda nta kintu ashobora kuvuga akumva muri sosiyete mbese ahora hasi acishijwe bugufi niyo yagerageje Urwandiko rwa kugira mbere ikintu rwa avuga Petero, aravuga ati, njye nakemerwa bakemera igice cya Bitewe kabiri, n'iki? umurongo wa Bitewe gatatu. n'ibyo bamwe mu babyeyi be cyangwa se mu bakomokamo cyangwa bafitanye isano aba yumva icyo kintu utagikoraho ndetse no ku kintu cyo gutanga imbabazi aravuze ngo aravuga ngo njyewe mu minsi yashize abantu twakoranye niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza ndetse n'ubafite nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku mana ryaratoranijwe ribi ry'igiciro cyinshi namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo amen dusoreze mu Baheburayo 5 rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 5 aba ariho dusoreza hanyuma dusobanure uko umwuka ashaka ko tuvuga ibi bintu yaduhaye kuza kuvuga urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 11 nuzicara 11 mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo haravuze ngo tumufiteho byinshi byo kuvugwa bo aho kandi biruhije gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri nabyo ndabyemera kandi nubwo mwari mukwiye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga dore musigaye mukwiye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana muhura akakubwira kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata no kugaburirwa ibyo kurya bikomeye aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye kukunywa amata bataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja wahorana ako kazi ariko ibyo kurya bikomeye n'iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza amen njya numva ngo ujye ubwiriza ubutumwa ndasubiramo iri jambo wazamfasha ukuboko duhere ku ukandanda murongo wa 11 ukanjyana muri gereza ahantu kandi tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri ntabwo bazarunyima kandi nubwo mwari mukwiye kuba abigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga hanyuma dore musigaye mukwiye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana kandi mwahindutse abo kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye kuko unywa amata bataraca akenge ku by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza amen umuntu yari yaramuhemukiye mu gihe cya jenoside ndashaka ko turirimbana indirimbo yo mu gitabo aramubwira ati wambabarire ko we ntawe uguhiga nayo nahawe na Yesu utu twana ko dusa n'utwawe ngo tuyiririmbe haleluya dutoya ntawe uri bumenye niba ari uduto cyangwa ari tuyiririmbe nibura nkazarokora ni indirimbo ivuga ngo murinzi wemenyesha igihe 385 sibyo ngo ntabwo nabona aho abana umupiyaniste muri rwa rugero rwiza rw'ibyo dusabwa dukoreshe piano gusa kugira ngo tutagira ibyo twangiza kandi tutarabo kwangiza ahubwo turabo kubaka 385 mu ndirimbo zo gushimisha ndabizi ko ari indirimbo abitorero bazi cyane
tuyiririmbane twicaye. Ntacyo abahaguruka muhaguruke, duhaguruke nta kibazo, tumaze umwanya twicaye. Hari mbonye harimo abantu benshi bahagurutse. 385. Murinzi wemenyesha igihe iwacuse ni muhero ati ijoro ryijimye cyane buracya nyuma ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uraho. Murwanyi we cyambwira nawe hansubiza yitonza ati dore urugamba ruzashira guma mu ntambara ntukababare ntubabare wihangane wireke imirimo yawe uzabona igihembo cyiza nidutabaruka tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Ndacyabasa ibyaremwe byose bisubiza bityo biti dore isi yacu iza gushira hasi niho
ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mw'ijuru. Ntituzabura aya mahoro kwa Yesu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dukomere Imana amashyi menshi tuyishimire, ababyeyi bayivugiriza impundu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mikrofone iri kuvuga buhoro rwose, ntago nzi niba bari hejuru banyumva, ariko hari amaretura agerayo. Si igitangaza ko mikrofone ziri kuvuga gake. Kuba Yesu yarigishije abantu 5,000 nta mikrofone nabyo ni igitangaza. Ubwo rero imbaraga zamukoresheje uwo munsi cyangwa muri ibyo bihe natwe ziradushoboza mu izina rya Yesu. Twese amen. Munanyikiriza bikunde. Haleluya. Teraniro ryose munyikirize. Haleluya. Bani baho umugisha. Uyu munsi nabonye dufite iteraniro ryiza rituje cyane. Riratuje cyane, ariko nibyo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Habaho igihe nyine cyo guserebura abantu kaba n'ikindi gihe cyo gutuza. Byose ni byiza muri Kristo Yesu. Tuganira aya magambo Imana yampaye ndi gusenga mbaza Imana icyo turi buvuge uyu munsi. Afite intego ivuga ngo ntiwisondeke cyangwa se ntiwigirire nabi inzu wubaka niyo uzabamo. Ntiwanavuze no ku ruhande rw'abayikoze. Ayo magambo Yesu yampaye ko tuganira afite uwo mutwe cyangwa afite iyo nsanganyamatsiko ivuga ngo ntiwigirire nabi ku nyubako yawe, iyo wubaka niyo uzabamo. Iyo wubaka niyo uzaturamo, kandi aho wubaka niho hagenera igihe uzayimaramo. Wazamfasha ukuboko ukandandata ukanjyana muri gereza. Gutinda wubaka ntisi ikibazo. Amubwira ko namubabari. Hoya, gutinda wubaka si ikibazo, ahubwo ibyo wubatseho ntabwo bazarunyima. Nzaguherekeza mujyane mbwiriza ubutumwa. Gutinda wubaka ntabwo byatera ubwoba abandi bubatsi, kubera ko ushobora kuba muhuriye ku mayeshansiye mwese. Si igitangaza, ahubwo bizaba igitangaza igihe inzu wubatse izarama ukaramira muri yo. Imana ishimwe. Cyangwa se baranahari. Aya magambo Yesu yampaye rero ngo tuyaganireho, afite iyo nsanganyamatsiko. Afite n'ibindi bintu byinshi Yesu yayampayeho kuyavugaho, ariko basi utahana kuvuge ngo ngewe ndashaka kubaka inzu nzatindamo. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo twasomye mu gitabo cya Samweli igice cya 2 ni inkuru z'abahungu babiri b'umugabo wari ukomeye muri Isiraheli witwa Eli. Kera mbere y'isezerano rishya, mu isezerano rya kera, igihugu cya Isiraheli nk'ubwoko Imana yari yaratoranije, abantu Imana yavugiragamo, ahantu Imana yakoreraga ikagaragaza ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye muri bo. Bwari ubwoko Imana yihitiyemo, iravanga ubu n'ubwoko bwanjye, ibukura mu yandi moko. Hari abandi bantu bo mu yandi moko. Ikimenyimenyi, iyo bananiraga Imana, ubundi bwoko nibwo Imana yifashishaga ikabudiha. Iravuga ngo inzu ya Isiraheli nzayituramo mbi Imana ya. Bikomoka ku mugabo wizeye, nk'uko umwigisha wa mbere amaze kutwigisha, witwa Aburamu. Mbere y'uko yizera yitwaga Aburamu, ngo yizera Imana bimuhanira no gukiranuka. Imana iramubwira ngo kubera ko wakoze ikintu kidasanzwe, ntarinzi ko wakora, washobora nk'umuntu, ndirahiye nduwiteka ubwoko busagukomokaho nzemera nitirirwa izina ryanjye muri bo. Mbwibarujeho uhereye none kuko wanyizeye bikanezeza. Aburamu Imana imuha ibimenyetso 7 bimwereka ko ari ivuganye nawe. Mu Itangiriro 12 umurongo wa mbere iramubwira ngo kugira ngo uzemere unizere ko ibyo mvuganye nawe ari ukuri, icya mbere
umugisha. Haleluya. Icya kabiri, nzogeze izina ryawe. Icya gatatu, abanzi bawe nzamenya ikibakwiriye. Ntuzirirwe uhangana n'abanzi bawe, njyewe Uwiteka nzajya nkurwanirira. Icya kane, iramubwira ngo kandi ndabizi ko wowe n'umugore wawe mutarakikira, muri ingumba, nta mwana murabyara, ariko kugira ngo wizere ibyo nkubwiye ko ndi Imana yo kwizerwa, nzaguha urubyaro, uzabyara Sara umugore wawe yitwaga Sarayi. Iramubwira ngo azabyara umwana w'umuhungu, kandi ibyo nzabisohoza, unyizere. Icya gatandatu, iramubwira ngo nzaguha gakondo, nzaguha gakondo. Imana ihabwe icyubahiro. Twese haleluya. Uyu Aburahamu arizera, Imana imuhindurira izina nk'uko yabivuze. Arizera ngo bimuhanira no gukiranuka. Isezerano Imana yamuhaye rirasohora, arabyara, abyarana na Sarayi. Nubwo yaje gusa n'uwishakiye kwicira inzira, akabyarana n'umuja we, ariko Imana ikomeza isezerano kuba bavuganye. Iramubwira ngo Sarayi umugore wawe niwe uzakubyarira, kandi umwana azakubyarira n'umwana w'ibyishimo. Pawulo yandikira Abakorinto arababwiye ngo twebwe ntituvuka ku nshoreke, ahubwo tuvuka ku mugeni. Haleluya. Imana irabisohoza. Sara arabyara, abyara Isaka, Isaka arabyara, abyara Yakobo na Esawu. Isezerano rikomereza kuri Yakobo, kuko Imana yaravuze ngo nakunze Yakobo murutisha Esawu. Ubwo ni urukundo rw'Imana. Imana ihitamo uko ishaka. Ni ku muririmbyi yaririmbye mu ndirimbo zo gushimisha, yararimbye aravuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi, byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yagoye, suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yarambabarishwe, yarambabarishwe ndetse yabambanywe n'ababusi. Imana ihitamo uwishaka ku mpande ebyiri, ihitamo uwishaka. Kandi mu buryo bw'umubiri Imana yari guhitamo Esawu kuko yari we mukuru, ariko Imana iravuga ngo ndahitamo uko nshaka. Imana ikora icyo ishatse mu gihe ishatse no kuba ishatse. Ihitamo Yakobo, ikomereza isezerano rya sekuruza Aburahamu kuri we. Isezerano rirakomeza, uyu Yakobo abyara abana 12 na mushiki wabo witwa Dina. Ntago abantu benshi bakunze kumuvuga, ariko nawe yabayeho. Isezerano rikomereza muri bo. Igihe kiza kugera, Imana yari yabwiye Aburahamu, kubera Imana ibintu byayo bigira condition, yari yamusabye kujya gutamba igitambo. Ayo makuru murayazi. Aburahamu ngarasinzira, bituma inkongoro zimuryana igitambo. Imana iramubwira ngo byasezerano nagiranye nawe ryo kuzabyara rirakomeje, ariko kandi urubyaro ruzagukomokaho ruzamara imyaka 400 mu kindi gihugu bakorera ubundi bwoko, ariko iyo myaka 400 nishira zongera nibuka indahiro n'isezerano nagiranye nawe. Ibyo bikomereza mu rubyaro rwa Yakobo, ku witwa Yosefu niwe wabaye intandaro yo kugira ngo bene se bamusangeyo ndetse na se. Bibiliya ivuga ngo bamusanga muri Egiputa. Ayo makuru ya Yosefu murayazi. Ndashaka gukomereza muri iri jambo ry'ukuntu Imana yatoranije ubu bwoko kugira ngo ibwiyitirire. Imana ishyiramo ukuboko kwayo gukomeye, yemera hari abantu bahagwa. Iravuga ngo kubera ko ubu bwoko nabwiyitiriye, nzemera ngira abagwayo, nzemera ngira abapfa, ariko ubu bwoko niyitiriye bukorere ibintu bikomeye. Twese haleluya. Imana ivugana na Yakobo yaramubwiye ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukabaho gukundwa nanjye, nzatanga ingabo nyinshi zipfa ku bwawe. Twese haleluya. Iramubwira ngo kandi nibinaba ngombwa kuca mu muriro nzawunyuranamo nawe, kandi no mu mazi asuma nzaba ndi kumwe nawe. Imana igisezerana natwe ikishyiraho na risike z'amasezerano.
n'Imana isezeranya ikishyiraho n'ingaruka ikavuga ngo mu muriro nzanyuranamo nawe kuko njye nzi ko umuriro ntacyo wantwara nugendana nanjye ntuzashya. n'Imana isezeranya ikishyiraho na risike ikishyiraho n'ubusharire bw'isezerano kugira ngo rizasohore nabyo ibyishyiraho. ntabwo ari Imana irebera gutyo gusa ngo ifane gusa, ahubwo irakubwira ngo nzagendana nawe, nzagendana nawe, ndafashijwe nzagendana nawe twese. haleluya. aba bantu rero Imana yadepanshijeho imbaraga, ikabadepansaho ibitekerezo, ikabadepansaho umutungo wayo. ijisho ryawe rihora ribareba gutya, anyuze he, aciye he, ari kuvuga ibiki, araye he, ameze ate, ihora ireba imeze gutya, abaye hate, araye he, abaye hate, yanyweye iki, yariye iki, yavuze ibiki, kubera iki mubanze mu nyumve muhemeretse gufashwa cyane. kubera iki Imana yagutakajeho imbaraga, wazamfasha ukuboko ukandanda ukanjyana muri gereza ahantu umuntu wantemye, yagutakajeho imbaraga, yagushizeho imitungo yayo. ntabwo bazarunyima, abenshi bibakorera nta n'iki baciye ku bw'icyo iguhozaho ijisho. rero burya hari ukuruhuka gukomeye, guhozaho ijisho. iyo ushoboye gusohora ukabwira umuntu utari ko abaje gusenga haleluya, iguhozaho ijisho, ikinjira no mu byawe, ikinjira no mu mafaranga ubitse muri Beka na Beneri, irahinjira ikinjira no mu bana wibyariye, irahinjira ikinjira no ku mugabo wawe, irahinjira ikinjira no ku mugore wawe. Imana irakwinjirira kubera iki? yagutanzeho imbaraga, aramubwira ati wambabariye, yagutanzeho imbaraga, ukantwarira yagutanzeho imbaraga. niyo mpamvu iri kurekarama, ibanga uri kubaka iyihe nzu uzabwumamo. niyo mpamvu iri kurekarama, iri kubaza ngo mbese uriya mugabo imyubakire yimeze gute, kari kubaka ibintu bitazaramba. nabona aho abana bawe mbacisha ngo Imana niwe mwoditeri wawe, gerageza kubyumva, iguhozaho ijisho kubera imbaraga yagushyizeho, arigendera abana arabasiga bombi baza kurokoka, n'ubwenge bwayo butarondoreka. niko Pawulo yandikiye Abakorinto, munyikirize haleluya, tujye kubabarirana. yarababwiye ngo mwe Abakorinto mwe musigaye mukabije kwirata no kwiyemera, mufite ibintu byo kwiyemera mwe Abakorinto mwe. Pawulo yarababwiye ngo nimureke mbabwirire ijambo, mumenye ko imfura zatoranijwe atari nyinshi, n'abahamagawe atari benshi, n'abanyabwenge bahamagawe atari benshi. mugabanye kwirata, mugabanye mugende gake. ariko burya gukira igikomere ntaho gihuriye, abakire bamenyana n'abakire, abakene bakisura, hagati mukabije kwirata, mukabije kwirata no kwiyemera. havuga ngo mwisangira ryanyu muba mufite akavuyo, ngo bamwe ngo biyarurira ibihwanye ngo nuko bakennye, hanyuma baje ntacyo bafite. haravuga ngo yemwe mwabicishije umubabaro n'agahinda, haravuga ngo nimumenye ko Imana yatoranije abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. amashyi menshi kwa Yesu. kandi yatoranije ibinyantege nke, yatoranyije ibinyantege nke kugira ngo abanyembaraga ntibajye bireba bavuge ngo ni ukuri tumenye ko iyi Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka. ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu. haleluya. Abisiraheli baragwira, barageze i Kanani baragwira. Imana ibaha amabwiriza n'amategeko agenga igihugu yabahaye. Irabwira ngo mwibuke ko mwari ubwoko buke budafatika busuzugurwa,
mwibuke imyaka 40 mwamaze mu butayu mutagira ama etaje yo kuraramo. Imana hari igihe igishyiramo akantu kumvira gucyuriye. Ntabwo iti mwibuke ukuntu ntaho mwahahaga inyama, ninjye ubwanjye nihamagariye inturumbutse bagaburira inyama, muzagabanye kwirata. Reba musibuke ukuntu mwamaze imyaka 40 ntawe ujya muri shika guhaha inkweto cyangwa downtown. Inkweto mwavanye muri Egiputa niyo mwageranye hano, mubyibuke iyo nkweto mwambaye icyo gihe ntigeze basazira. Uwampuza n'abantu nahiye. Reba ngo kandi mwibuke ko imyenda mwahagurukanye muri Egiputa uko mwakuraga nayo niko yakura. Ntimuziyemere ngo nimubona mwujuje amagariderobe imyenda ngo mwiyemere ku bandi batarayibona. Reba ngo kandi mwibuke ko mwanywaga amazi nakuye muri rwa rutare. Wazamfasha ukuboko ukandandata ukanjyana muri gereza ahantu. Nimugera mu gihugu kirimo amariba afite amazi aryoshye, muramenye ntimuzibagirwe ko mwabonaga amazi murushye. Mujyane mbwiriza ubutumwa umubabarire. Irangwa ngo kandi mwibuke ko ibintu by'amapotaje ibintu by'imirengwe mubibonye mugeze hano. Iyo ushoboye gusohora ukabwira umuntu utari ko burya, mwibuke ko mwaryaga ari uko mwasenze. hari utazagira amahirwe yo kubona abo ngabo. Irabwa ngo nimugera mu gihugu gitemba amata n'ubuki, mukarya ku mbuto z'imizabibu mutateye, mukanywa ku mazi y'amariba mutafukuye. Muzikome mu gituza muvuge ngo ni twebwe twabikoze, ahubwo mujye muvuga ngo hari amaboko akomeye. Aramubwira ati wambabariye ko we ntawe uguhiye. Mujye muvuga ngo hari amaboko akomeye y'Uwiteka yirukanye abanaki, yirukana abayebusi, yirukana abahivi, abakuramo ari abantu nkatwe, aduhereza iki gihugu. Gerageza kubyumva. Aramuhendahenda undi arambara afite imodoka nini. Barabyumva babyandika no mu bitabo. Bombi baza kurokoka. Imana ishyiraho umunsi umwe Abisirayeli ngo basabye Imana umwami, barebwe ngo twebwe ngo turashaka ngo kumera nk'ayandi moko. Iti nta kibazo, iwanjye nini nta kibazo rwose, mucakira umwami hari ikibazo. Irambwe itari mucakira n'inkoni. Abantu banzanaho amatiku. Ati nta kibazo, nashaka azadukubitisha sikoropi ariko natwe dufite udutegeko. Nta kibazo mu mwakire. Sawura baraje. Imana yari yarabageneye uburyo bwo kubaho, kubana nayo byoroshye. Hakaba umwami, hakaba umuhanuzi, hakaba n'abatambyi. Abatambyi nibo bari bakwiye kujya gutambira abantu ibyaha kuko byari byaranze. Ukuyemo mugenzi w'iryinyo nawe bakarimukuramo, unogoyemo mugenzi w'ijisho nawe bakamukuramo irindi. Imana ibona igihugu kizasigara ari impumyi gusa. Irabwita abantu barashira tu. Uwo baciye ukuboko nawe bakamuca ukuboko, uwo bakuyeho ukuguru nawe bakagukuraho. Irabwita nzasigarana ibirema gusa. Henga ndeba uburyo nashyiraho kugira ngo abantu banjye base. Ngigeze aho ngo yubaka umudugudu w'ubuhungiro. Imana ibwira Mose irambwira ngo ubaka umudugudu w'ubuhungiro. Umuntu wese uzajya ukora icyaha yaba yakitumye cyangwa atakitumye, akazajya yirukanka akagera mu mudugudu w'ubuhungiro bataramufata, azajya acikiramo. Umutambyi namubona amusabira imbabazi nzamubabarira. Haleluya. Yemwe n'ibyo umudugudu w'ubuhungiro byaranze, abantu bakomeza gupfa, bapfa uruhongohongo, bagenda bapfa buhoro buhoro bishwe n'ibyaha. Turashimira Yesu waje, amashyi menshi kuri we. Aruta abatambyi, aruta imidugudu y'ubuhungiro, niwe twegera tukegera intebe y'ubuntu bw'Imana tukababarirwa twese. Amen. Iri jambo rero twasomye cyari igihe cy'umutambyi witwaga Eli. Hanyuma uyu mugabo yari umugabo wavuganye n'Imana, kubera ko mu muryango wa Aroni abatambyi uko ibihe byagiye bihererekanya, Imana yagiye ibaha isezerano ry'iteka ryose ko ubutambyi buzaguma mu rugo cyangwa se mu muryango wa Aroni. Uyu mugabo rero witwa Eli, igihe cye nicyo cyari kigezweho cyo kuba umutambyi. Akagira abahungu babiri, uwitwa Hofuni na Finehasi, bamubera ibigoryi. Abahungu bavukiye mu rugo rwa Bishop bataraje kugusaba imbabazi cyangwa Apotre bo mu gihe cyacu kugira ngo byumvikane vuba. Twakoze ikosa nk'itorero, bakoze ibyaha bitatu byantangaje. Abaje gusenga amen. Se turi kumwe torero twese. Haleluya. Muhura akakubwira ati nifuza. Umunsi mukabera yambwiye ngo
tuze kuvuga cyane ku byaha by'abantu b'Imana, ariko ntahure nawe undi intege nke yahemukiye cyangwa ngo se nibura yumva mubwira ati ndakubabarira ibicumuro nawe n'ibyaha ahorana ako by'abantu kantu ko b'Imana kumva hari ikibazo bamaze kugera aha hantu muri iyi nzu, hano hepfo Kabeza ariko gukiranuka ambwira ati, bigenda bibagora. "Icyamfasha." ati ko njya numva Hofuni na Finehasi bakoze ibyaha bitatu wazamfasha byantangije. ukuboko Icya ukandanda mbere ukanjyana muri gereza ahantu umuntu ngo wantemye bajyaga bajya mu nkono, amubwira ko namubabariye ndamubwira rwose abantu ihangane baje kubona gutambira nishira Imana nzakujyana. ibitambo, nzabisabira uburyo uruhusa, byari byarateguwemo ntabwo kubikora, nzaguherekeza ngo bakajya mu nkono ujyanye, zikiri ku ziko, Imana umubwirize itaranabishima ubutumwa, cyangwa ngo ibigaye, umubabarire, ngo bagafata hanyuma ibirushe rero burya hari ukuruhuka gukomeye ugira bagakubitamo bakajaburamo inyama bashaka. ariko burya narakubabariye ariko hari n'utazagira amahirwe. Urabyibuka ko kugira ngo ubone igitambo byabaga bigoye, cyane cyane ku bakene. mu Rwanda cyangwa Bari bemerewe gutamba inuma y'intungura Cyangwa se ukayizana ari baranahari. nzima, nta nibaba ryayivuyeho itavunitse ari nzima. Kuva nagera muri uyu mujyi wa Kigali sindabona inuma y'intungura, kandi mamaze igihe kinini. Ibaze iyo myaka yose, ubwo buzima, kuvunika gutyo, umuntu agatesha agaciro icyo wakoze. Kandi umaze iminsi 365 ubwo wakoraga icyaha ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, ukazategereza igihe umutambyi azagira gutamba igitambo umwaka urangiye. Noneho umwana w'umuhungu akaza agahita atesha agaciro ibintu wavunikiye umwaka wose. gerageza kubyumva aramuhendeye ngo bagajombamo ibirushe bagakuramo inyama bakazirya. Icya kabiri bakoze, bombi baza kurokoka. abahungu ba Eri ngo basambanyaga abagore n'abakobwa beza baje ku rusengero. aragenda buriya barantemukiye narababaye ariko Imana yagize neza irakora. Kandi naratangaye, Bibiliya ntigaragaza aho babikoreraga, bashobora kuba barabikoreraga imbere y'ihema. uranga abantu banzanaho amatiku Imana yicwa n'iseseme. y'amatiku ngo nta n'ibyo nshaka kumva, ngo niba ushaka kumbeshyera uzagenda umbeshyere kuko murimo murabeshyera abantu, uzagenda umbeshyere. Ntabwo atari ko mwene data, ntabwo nenda kukubeshya, nagira ngo gusa twikiranure, nagira ngo biba bibi. Rero urumva ngo iyo babaga bahazi ngo bateraga imigeri bitanu ntaho gihuriye no guhura n'abagukomerekeje, bakabitera imigeri batise bimaze iki. na aferi yawe n'Imana iragufata ikakomora, none wazagira umugisha. Igihe nabwiririje se wahura byamariye nabo iki? wabona amahirwe Igihe nasengeye se bimaze iki? ariko utanayabona bagatera imigeri bitanu, ukibera umeze neza. Imana Pastor, irababara. urakoze Igira kubidufashamo kugira ngo tubyumve. Uyu munsi nanone abantu bakajya babwira Eri bati kandi abahungu bawe bakabije hari gukora umuntu ibi. utewe ipfunwe n'ibihe turimo, Uzi ibintu bakoze? Chantal Kandi bamusukubanirije imbere y'ihema ry'ibonaniro, kandi bimuremereye ati mu izina kuko rya Yesu. wamwikoreza ikimenyetso. Akagenda akabama ati bana banjye ntimuzongere gusambana, Imana nta irabyanga. kintu ashobora kuvuga. ngo abikora rimwe abikora kabiri, abahungu barananira baramunanira. Ariko twabonye impamvu yabiteye. Uwiteka niwe wabiteye kuko yari afite gahunda yo kubica. Bakemera bitewe n'iki? Bitewe wenda n'ibyo bamwe Imana ibwira Eri, cyangwa bafite iramubwira ngo icyaha cy'abahungu bawe cyageze hano, icyaha cy'abahungu bawe kandi bakorera ibyaha mu rusengero, ndetse n'abafite inkovu mu mutwe basambanya abakobwa banjye baje kuririmba, basambanya abagore baje gutamba. Ndabihasi. umwe yicara hagati harimo umuntu umwe hakurikira umuntu Iramubwira ngo nzakora ikintu muri Isirayeli gikomeye, jenoside yakorewe abatutsi. kugeza igihe amatwi azacyumva akacyumva, azacura injereri. Umuntu wese uzumva upfu abahungu bawe bapfuye akazajya ahinda umushyitsi avuga tuzi ko Imana ikomeye, uzi ko Imana ikomeye, uzi ko Imana ariyo kwizerwa, uzi ko Imana idakinishwa, uzi ko Imana nta muntu uyireba, uzi ko Imana nta muntu uyivuga uko yiboneye. Irambwira ngo nzabikora kandi ntiwirirwe usenga, ibyo nzabikora. Hari ibintu bidasengerwa, ni ibintu Imana yafatiye umwanzuro. handi twakoze Abaje gusenga haleluya, nabyo ndabyemera kuko wenda ubwo wavuze ku ruhande rw'aba irambwira ngo ntureba ko abahungu bawe bambabaje, birirwa mu bitambo by'abana banjye babikoramo uko bashaka. uhura akakubwira ati nifuza uwampuza n'abantu nahemukiye, Nzabikwishyura ubabare, uzababara umubabaro uzawumva. ariko ntahure nawe Rimwe ng'Abafilisitiya barabatera, aba bahungu ngo bari bazi ko ari indwanyi, ngo biha kwikorera isanduku y'isezerano. Ayi wowe, barabanga Imana yacu se yatugira gute? Ubushize ko twabyinnye bigakunda se yadutwara iki? Ubushize ko twabwirije bikemera se badutwara iki? Ntacyo yadutwara. Ngo bajyana n'abandi ku rugamba.
nzabisabira imana irebana n'abafitanye nayo ikibazo. nzaguherekeza mujyane ngo bari mu urugamba rukomeye, abahungu ba Feniyasi na ugira iyo ushoboye ngo bagwa ku rugamba. Bibiliya ivuga ngo iyo nkuru yumvikana mu matwi ya Eli, ariko Eli ngo ntiyababazwa n'uko abahungu be bapfuye, ngo ababazwa n'uko isanduku y'isezerano bayinyaze. Hari ikikuruta, hari mwene data umwe umuntu yari yaramuhemukiye, hari ikikuruta isanduku y'isezerano iruta Hofuni na Feniyasi, kuko Imana yahamagara abandi twana ko dusa n'utwawe, ko twose ari utwana dutoya, ntawe uri bumenye niba ari uduhutu cyangwa ari udututsi, nibura nkazawukora kubona twebwe rwose yahamagara abandi kurokoka. ndamubwira ngo rero ngo ntabwo nabona aho abana bawe mbacisha, ngo gerageza isanduku y'isezerano irakuruta. aramuhendahenda, undi aranga, yari afite imodoka niyo ikwiye kutubabaza, ariyugendera, abana arabasiga, bombi baza kurokoka. isanduku y'isezerano iranduta, mwene data dusengana kuko irimo ibyavuzwe n'Imana. tujye kubabarirana. isanduku y'isezerano iraruta abanyamafaranga bose bagenda, ariko Yesu akaguma. nkambwira ngo rero nkubwire ngo nanga abantu banzanaho amatiku. isanduku y'isezerano iraruta abavugabutumwa bose nubwo baba bafite amazina yahitinze. niba ushaka kumbeshyera uzagenda umbeshyere, bashira, ariko Yesu akaguma. ariko mwene data ntabwo nenda kukubeshyera. isanduku y'isezerano iraruta imitungo yanyu, uzagira amahirwe kubera impamvu imwe cyangwa iyindi, iraruta gukira igikomere cyawe, iraruta impano yanjye, iraruta kuvuga, iraruta kubwiriza, iraruta icyubahiro, iraruta protokole zose nahabwa n'idini. komora none wazagira isanduku y'isezerano iranduta, aho kugira ngo inyagwe Hofuni na Feniyasi bapfa. ukababwira ko utanayobona ukaba warakize ukibera umeze neza. Pastor urakoze kubidufasha, ngabyumvise ngo yari yicaye ku ntebe ahita amanuka, ngagenda buhoro ntiyanasambye. hari umuntu utewe ipfunwe n'ibihe turimo, yego, kandi adashobora kuba yaramanuka abwira Imana ngo icyubahiro cya Isirayeli kiranyazwe mu muhanda, nta kintu ashobora kuvuga. cya bindi Imana yatureberagamo Abafilisitiya barabijyanye, tubaye abandi nta gaciro dufite ubwo isanduku y'isezerano igiye. impamvu gifite agaciro ni uko Yesu akirimo. bamwe mu babyeyi be cyangwa se bakomokamo cyangwa bafitanye isano aba yumva icyo kintu utagikoraho. impamvu gifite agaciro ni uko Yesu arimo, ariko henga Abafilisitiya bamutware bamunyage. twereka mu mutwe z'uko agirirwa nabi nabo basenga mu isi bigaragara. ushobora kuvuga ngo isanduku y'isezerano se kirimo ibisate by'amategeko, ikaba irimo inkoni ya Aroni yarabije, ikaba irimo urwabya rwa mani, ibyo bimaze iki? bifite icyo bimaze, kuko ari amateka duhuriyeho n'Imana. iyo tubinyazwe tuba tunyazwe igikomeye. ariko iyo muganira wumva yarababariye, ariko akaba yumva umwe mu bagore baba bahungu ba Eli ngo yari atwite, ngo yumvise inkuru y'uko umugabo we yaguye ku rugamba kandi isanduku y'isezerano bayinyaze, ngo indi ihita ivamo. buriya gahinda karamwica gati, se n'ubundi ngiye kumubyarira iki ko isanduku y'isezerano yagiye? ndamubyara mureresha iki se ko iyantungaga igiye? aho naho ni hahandi handi twakoze henga Imana ikuvemo, izo sana o uteranya bikaba so, ruhande rw'abakorewe jenoside ni sana o bateranya bikaba so. navuze no ku ruhande Murakaza ati so, hariho n'abayikoze vraiment muhura akakubwira ntifuza uwampuza n'abantu nahemukiye ngo mbasabe birashira ukibagirwa ko wakandagiye no mu ishuri, ariko ntahure na wa wundi yahemukiye ngo nibura yumva amubwira ati ndakubabariye, nawe ahorana ako kantu ko kumva hari ikiburamo. bakubeshya ngo you are beautiful, ngo uri mwiza, wirirwa wambariye isi ubusa. atwenge numva ubibwirizwa wazamfasha ukuboko ukandanda, birashira hari amataye hakaza ibindi ntazi. nkamubwira ko namubabariye, ndamubwira ko ihangane korona nishira azakujyana. isanduku y'isezerano yakuvuyemo mama, nzaguhera ngo banyita sweet heart, ngo my love. hanyuma niturangiza gutaha reka isanduku y'isezerano igenda urebe, baraguhata icyayi cya mu gitondo. iyo ushoboye gusohora ukabwira umuntu utari ko burya narakubabariye, ariko hari n'utazagira amahirwe. ngo uri maso y'inyana ngo usa n'ukwezi, ngo n'iyo inyenyeri zitacana ngo we wamurikira. birashira
ariko rwose niyo ugerageje umugore ngo yibuka umubabaro aravuga ngo ndamubyarira iki se nzamureresha iki cyatumaga murera kigiye ngende ihita ivamo irakoroka imanuka umwana aravuka ntiyapfa aba muzima Imana avuga ngo ntumwice ninjye ufite amaboko yo kuzamutunga amashyi menshi kwa Yesu haleluya uricara ukicara ukajya ugira ngo ni wowe ufata ibyemezo bya nyuma utima utamfite mwapfa wirekanisha bushaka ukakira bushatse ikaramu yawe ni wowe uzi kwicunga birashira birarangira birashira aho wari wicaye hakicara abandi tujye kubabarirana nyuma y'umuntu se ntihabundi narababaye none se vashiti yarazi ko Esther ahari baramuhamagaje mu gitaramo bati se waje tukakureba mugore mwiza ko tugukeneye hano mu gitaramo abwira umugabo atamubize niba ushaka kumbeshyira uzagenda umbeshyira you are busy ego sheri yamubize umwami ati navuze ngo ngwino atamubize ndi kwitera makeup nagira ngo umwami ararakaraza umwami yarakaye nturebe igihe baguhamagariye ngo usenge wiyirize ubusa hari igihe uzaza usanga umwami yafashe imyanzuro yanyu aho gihuriye no guhura n'abagukomerekeye oya naferi yawe n'Imana agakobwa kasenze karirimba ngo cyera bakwiringiraga bari umumaro tugufite nitwifuza undi murengesi ndabanga imisozi itarara mwahise itarabunga uhereye kera Mana we uri uko wahoze ndafashijwe mwene Yesu haleluya Imana irakabwira ngo mukanya ndaguha promotion wowe komeza uririnde gusa witware neza ngigihe cyako kigeze cyo kumurikwa imbere y'umwana twese haleluya harageze ngo abantu basenze bamurikwa imbere y'umwana ndahanuye ndi mwene Yesu harageze ngo abantu basenze bamurikwa imbere y'umwana babarakazana kaza karimba kati ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa ngende umukristo mpora mbihamya naho igihugu cyose cyaseka ngende umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yasize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda ngo kagera imbere y'umwami umwami akabonye ntiyakabona ariko ngabona amasengesho abango wagakobwa we mu gihe nzagira intege ntuzansengera ngagatunga inkona arakubwira ngo ni wowe ukwiriye vashiti iva mu mwanya wari urimo agakobwa kasenze kagira gute nabyo ndabyemera kuko wenda ubwo wavuze ku ruhande rw'abakorewe jenoside bakayirokoka ariko iyo wubaka niyo uzabamo hariho n'abayikoze twese amen uhura akakubwira ati nifuza abaje gusenga haleluya iyo wubaka niyo uzabamo kuko burya n'uwihannye ariko ntahure na wa wundi yahemukiye barapfa beneri barapfa nawe ahorana ku barapfa sinjye wahera hari ikiburamo n'ejo bundi hari umudamu twaganiraga atuye hano hepfo Kabeza ambwira ati icyamva kandi nta n'igihombo cyabayeho muri Israel ngo beneri bapfuye wazamfasha ifite ababensheri ukandandata ukanjyana muri gereza ahantu umuntu wantemye ari nkamubwira ko namubabaye ndabwira rwose ihangane corona ababensheri nzabisabira uruhusa nzaguherekeza nkujyane mbwirize ubutumwa umubabarire ifite ababensheri hano hirya burya hari umusaruro wari uzi ko umusamariyakazi yawe umubensheri mwiza kuruta Petero kuko mu bantu yahamagaye Yesu yigishije umusozi yigisha abahiri w'abaribo nabo umugore yahamagaye kuko wenda baragiye habwa nimuze murebe nahuye na Mesiya bambwiye ibyo nakoze byose uyu mugore yakoze ivugabutumwa ridasanzwe ngo Yesu abonye abantu benshi ngo ababwira abahiri w'abaribo nabo uyu mugore yahamagaye Imana ifite ababensheri bicaye ahantu mutazi bo kurampurasa utu twana ko dusa n'utwawe utwana dutoya ntawe uri bumenye niba ari uduhutu cyangwa ari udututsi nibura nkazarokora kubona twebwe rwose nta Ananiya na Safira bapfa ninde wari uzi ko itorero ritakomeza
ngo ntabwo nabona aho abana bawe mbacika. Ananiya yaraje ahagarara imbere ya Petero, turabona n'ukuri ibiguzi by'isambu n'ibi rwose muntu w'Imana mwakira amafaranga. Kumbe ngo yakuyeho. Petero aramureba ati murebeyemo ntabwo ibiguzi by'isambu ari ibi, wayibye amafaranga wayatwaye. Umugore atinda ari kwikoraho araza ati hareruya. Aragenda aramugatumva. Petero ati ko waje wakerera ukabuderanje, ati hareruya Petero. Yagize nizira kurokora nanjye. Mfite icyo kuvuga. Ati hareruya. Atamena. Ati murabizi ko nta gitenge cya superi nagiraga. Ati none Imana yanyambitse superi. Ati hareruya. Nibyo nshaka kumva ngo niba ushaka kumbeshya. Ko hakenewe amateraniro sinari ndimo nditera puderi. Okay sawa. Ngaho banza utuze utereza hareruya zirangire utubwire. Ibiguzi by'isambu wagurishije n'umugabo wawe n'ibiriya. Safira ati nukuri kwiyera nkorera iteka. Muzi ko ndi umuririmbyi mwiza ati sinabeshya. Ibintu umugabo wanjye yakubwiye n'ibyo. No guhura n'abagukunda. Habe n'igiceri cy'icumi twakuyeho. Petero aramureba. Iragufatika komora. Haryohuje inama n'umugabo wawe yakubeshya Imana. Wahura nabo wabona amahirwe yo kuba. Mwati ariko sinakurenganya n'ingaruka zo gukererwa amateraniro. Ngibyo ibirenge by'abavuye gushyingura umugabo wawe. Pastor urakoze kubidufashamo kugira ngo tubyumve. Mu ndabyumva aho hirya. Uyu munsi nanone ibyaha by'abantu baba mu rusengero. Hari umuntu utewe ipfunwe n'ibihe turimo. Yego. Abarapfuye. Intumbe ebyiri kupure umugabo n'umugore bose rusorora. Nta kintu ashobora kuvuga akumva muri societe mbese ahora baje gusenga hareruya. Iyo yagerageje kugira ikintu avuga arabatse itorero se ryarahombye ngo Ananiya na Safira barapfuye. Reka reka ngahubwo Imana yakomeje kubongera imbaraga ngo abakizwa bariyongera. Abayumva icyo kintu utagikora muteze ko turi mu gihe cy'ubuntu. Yesu yapfuye yarapfuye nyine ndabyemera. Abanyabuntu barimo hano mushobora gusohoka bakantera akabuye ngo Yesu yarapfuye, ngo yapfiriye ibyaha byacu, ngo ntacyo tuzaba, ibyashize n'ibiruhu ubu n'ibizaba byose yarabitubabariye. Mama shenge, mama shenge. Ananiya na Safira bapfuye batari mu gihe cy'ubuntu. Yesu ntiyari yarapfuye, ntiyari yarazutse, ntiyari yagiye mu ijuru. Ukora ibyo Imana ishaka niwe yemera. we ntiyigeze agira n'amahirwe y'umuntu wamusaba imbabazi, ariko iyo muganira Yesu yavuze ngo wumve amagambo yanjye akayakomeza asabana n'umunyabwenge. Imana ihabwa icyubahiro. Wubatse inzu ye ku rutare, akora action plan, apanga umushinga wo kubaka, ariko kubona ikibanza nibyo byari bikomeye. Bo aho naho hari ibintu bitatu Yesu yambwiye mukwiye kubakiraho. Nibyo ndabyemera kuko umuyobozi wa gahunda ku ruhande rw'abakorewe jenoside bakayirokoka, ariko icyambere ikibanza cyiza ukwiriye kubakamo ni ikibanza cyitwa ubuhamya bwiza. uwampuza n'abantu abaje gusenga hareruya ubuhamya bwiza. Dufite abarokore baririmba we, dufite abarokore babwiriza we, dufite abarokore bazi gutondekanya inyuguti zo muri Bibiliya we, dufite abarokore bazi kuririmba bagahogoza we, dufite abarokore bambara birebire nk'ibi bya Joseline, dufite abarokore bafunga ibitambaro, dufite abarokore ariko icyitwa ubuhamya. Ibibanza mwubatsemo inzu zanyu z'agakiza, fondasiyo yabyo ntikomeye kuko nta buhamya bifite. Rero burya hari ukuruhuka gukomeye. Umuntu ushobora kumushyira hano ukamubwira ati mbwira uko wubatse iriya nzu, akarya iminwa, narakubabariye, ariko mbwira uko wabanye n'uriya mukobwa, hari utazagira amahirwe yo kubona abo ngabo, mbwira uko uriya musore mwamenyanye akarya, mbwira uko wabonye aka kazi akarya iminwa. Ibintu byose bitubatswe n'Imana, Imana izabisenya. Umuntu yari yaramuhemukiye mu gihe cya jenoside, aramubwira ati wambabariye ko we ntawe. Ibibanza byitwa ubuhamya bwiza. Utu twana ko dusa n'utwawe, ko twose abaje gusenga amen. Umugore umwe yagize ubuhamya bwiza mu isezerano rya kera, araza abwira Elisa, arambwira ngo Elisa mugaragu w'Imana, mfite ubuhamya bwiza ariko budafite ibihamya. Ubu reba abana banjye bagiye kubatwara babagira abanyagano, umugabo wanjye yansigiye umwenda munini ntashobora kwishyura. None wowe n'Imana murabivugaho iki? Mfite ubuhamya pe, ubaza abaturanyi bose, nta kibazo mfitanye nabo. Hari icyo Imana yankorera ishingiye ku buhamya. Tujye kubabarirana. Elisa aramureba aramubwira ngo wa mugore we, niba ufite ubuhamya bwiza ufite byose. Ndagira ngo twiyunge,
niba ufite ubuhamya bwiza ufite zose genda mu baturanyi bawe utire ibintu kandi ntutire bike utire byinshi ubizane. aramubaza ngo ufite iki? ngo mfite agaherezo karimo utuvuta duke, natwo nutwira ijoro gusa tukipfiranye n'abana banjye, cyangwa bakabajyana bakabagira abanyagano bakabakoresha ibyo bashaka. aramubwira ngo ufite utuvuta ukaba ufite n'ubuhamya, Imana irabikorera. burya gukira igikomere cyawe amashyi menshi kwa Yesu. Ninde watugendera? Ninde mukobwa? Ninde musore? Ninde mugabo? Ninde mugore ufite ubuhamya? Ninde asate ateye ate ameze ate ngo Imana imuhagurutse muri iki gihe gikomeye? uyu munsi nanone reka ngaruke ngo muri iki gihe umugore ajya mu baturanyi ajya gutira, akabwira Mariya Chantal ati Chantal, Imana ivuganye nanjye ko twatuvuta twagira icyo tumara, urabizi ko twabanye neza, mfite ubuhamya bwiza, wantiza ikidomoro cyawe. umugore akamubwira ati ni ukuri pe, ndakwizeye uri inyangamugayo, acira ikidomoro ugende ushyiremo ibyo ushaka. ubuhamya bwiza. bitewe n'ibyo bamwe mu babyeyi be cyangwa se wowe wabitira kwande ko ntabugira? aba yumva icyo kintu ndetse no ku kintu cyo gutanga aho wavuye wambuye, aho wavuye wibye, amateka wasize mu cyaro, abo wasize uteye inda, abo wasize ufashije kuzikuramo, wagitira nde? nabo basengana wagitira nde? muri korari baririmbanaga, umuntu wicaraga ku murongo umwe, yicara hagati harimo umuntu umwe, hakurikiraho abo wirukanishije, abo wahimbiye dosiye, abo wafungishije, wagitira nde? noneho abo wiciye ubukwe, abo wagambaniye, abo wahemukiye, abo wavuze, wagitira nde? ufite inyota yo kubona ba bantu baza kumusaba imbabazi, wagitira nde musore? muri ibyo bintu uwa mbere mwakundanye waramuteye inda akayikuramo, uwa kabiri mwakundanye akamujyana kwa ntuze, uwa gatatu, wagitira nde? uzicara wagitira nde? ukaba abo bantu bahari yego bataraje kugusaba imbabazi. wagitira nde igikoresho? ni hahandi twakoze ikosa Mana ishimwe ko mwaje gusenga. nabyo ndabyemera kuko wenda wagitira nde? ni hako mwagitira nde? jenoside bakayirokoka, ariko ntiwanavuze no ku ruhande rw'abandi. wabitira nde? ubuhamya muhura akakubwira ati abo wesikorotse, abo watwaye 5, abo watwaye 10, abo wabeshye ngo wapfushije, abo wabeshye ngo wagitira nde? undi yahemukiye ko bakuvumbuye, mubwira ati ndakubabariye, nawe ahorana ako kantu kumva hari ikiburamo. N'ejo bundi hari umudamu twaganiraga atuye hano hepfo Kabeza, ambwira ati icyamfasha ati ko njya numva ubwiriza ubutumwa muri gereza, wazamfasha ukuboko ukandandata. iya mbere wayivemo utayishyuye, iya kabiri uyivamo utayigize, wishyuye igicura toro kuragenda, ndabwira rwose wagitira nde? nzabisabira uruhusa. Ntabwo kwa ntuze mufitanye ikibazo, na ntuze mufitanye ikibazo, Karone mufitanye ikibazo, Sharire mufitanye ikibazo, igikoresho wagitira nde? rero burya hari ntuze n'ishushu B, ntuze n'ishushu A, ntuze n'ishushu Z, ntuze n'ishushu X, wagitira nde igikoresho? ko bazaguhuriza hamwe bagakora urubuga ugasanga ntawe ufite wo gukora igikoresho igikoresho, kuko wenda baragiye ntibakiri mu Rwanda. hari uwanzi bari umusitara akajya yirirwa besha abakobwa bakajya babwira na tuyi nisheri wanjye, undi nanjye tuyi nisheri wanjye, undi nawe ati nanjye nisheri wanjye mu izina rya Yesu. tuka shitani aramubwira ati wambabariye, bati kugira ngo tuzace agasuzuguro reka dukore urubuga. utu twana ko dusa bakora urubuga ko twose ari utwana, barumuhurizaho bati harya twese turi bashushu be, nibura nkazarokora kubona twebwe rwose nta mahirwe dufite. arazinukwa aranyandikira ati John Karame ati ndazinutswe mbonye ko muri abanyabwenge. abana bawe mbacisha, uragitira ndetse ko ubuhamya ntabwo ugerageza kubyumva. aramuhendeye twigeze twasenga nkiba mu cyari iwacu shawe, turasenga dusenga yitatu dusengera umugore umaze 8 mu rugo yarabuze urubyaro, kumbe tukagira ngo ni impamvu z'Imana. tujye kubabarirana turasenga tujya mu mwobo witwaga abanyifiriti wabaga ikibungo hari iwa, dusesera n'umwobo wajyagamo wariye ntiwawinjiragamo, ngo tugiye gusengera nyina mwiza wabuze urubyaro, dusesere n'Imana iratubwira ngo ibyo nshaka kuvuga sinabivugana namwe ahari. hari ibintu Imana itavuga uhari, uzagenda umbeshyire kuko murimo murabeshyira, atubwira ngo nimutahe nzamwisurira. turataha, Imana imutumaho umuturage wo mu cyaro w'umunyamasengesho azatana akarabye, ahageze arasona yinjira mu bipangu, arinjira n'agasuzuguro, bamutekera inyama z'inkoko baramujijisha, bashyiraho za bureba, bashyiraho za mayoneze, bazi ko atari burebe, bazi ko atari bubone. na aferi yawe n'Imana
iragufata ikakomora bamutega ifiriti n'amapirawu. Imana yarababwiye ngo nzaboherereza umushyitsi bagira ngo ni umuntu ukomeye waje na vewiti, ari umuntu w'isuzugurwa. Haraza umugore amurebye isesemi iramwica ati ni wowe Imana intumyeho, aramubwira ngo ni wowe Imana, ni njyewe Imana igutumyeho. Epfa kwinjira, arinjira, kuramo inkweto, hano twinjira dukuyemo inkweto, nta kibazo ndazikuramo. Ariko akinjira akigera kuri gati kakajya yumva impinja zirira nk'izo muri materinete. Imana amubwira ngo buretse kuvuga ndakubwira ugezeyo. Bamuha ibiryo biramunanira kubera impinja z'abana, ariko kumva zirira mu matwi, ibiryo biranga, yajya kurya kumva amajwi y'impinja. Arababwira ati mwakoze kunyakira, Imana ibaha umugisha, reka mbabwire icyo imbwiye. Irambwiye ngo umubare w'abana bagombaga kubyara bose bari muri tuwarete. Ndetse no ku kintu cyo gutanga imbabazi aravuga ngo njyewe nta bandi bana nsigaranye bo kuguha, narakubabariye, narakwejeje, nzaguha n'ubugingo, ariko umugisha w'urubyaro wose uri muri tuwarete. Babanaga muri korari, baririmbanaga, umuntu wicaraga ariko umubanya aririmba wahamba nati se wancurangiye wahamba nati siyabonga we ntigeze agira n'amahirwe wahamba nati we siyabonga we mama shenge we, mama shenge ibyaha by'abantu banjye. Siyabonga siyabonga nyabaki abo bantu bahari bataraje kugusaba imbabazi bo aho naho uzi ko wajijishije umushumba akaguhigaburo. Hari uwo baheje kwigaburo bamugezeho yaje kuryiba, niba ari ukuryiba, niba ari ukugira gute, ababwiye umudiyakoni ati zana ayo maraso sayaso. hariho n'abayikoze muhura akakubwira ati nifuza uwampuza n'abantu nahemukiye ngo mbasabe imbabazi, kuko burya n'uwihariye ariko ntahure nawe undi yahemukiye. Mwibye umubatizo, mwibigaburo, mwiba kuko ibyo biribika. Si ukuzatakira umubiri wa Kristo urye, akira amaraso y'umwami umwe, si ibyo se? Ibyo kubitwara birakunda, kubirya birakunda, kuko no muri buranjeri hariya hirya wayigura ukayisengera, ariko ntibishoboka kwiba ubugingo. ndababwira rwose ihangane, korona nishira nzakujyana, nzabisabira uruhusa, ntabwo bazarunyima. Mwari ntibibaho. Yuda yarajijishije, arajijisha mu myaka 3 n'igice, arajijisha akagira ngo Yesu ntamuzi, akajya ajijisha agakuramo bitanu agakuramo igiseke agatwara. Yesu ati nta kibazo, narakubabariye, ariko hari n'utazagira amahirwe. umunota wa nyuma icyaha kimuriye yishize mu mugozi ati sinjye waheraho kugira ngo nkomeze ngugambanire banakwice ndebe, cyangwa se baranahari napfa mbere yawe ntacunguwe. ariko rwose niyo ugerageje, hari mwene data umwe umuntu yari yaramuhemukiye mu gihe cya jenoside. Iyo wubaka niyo usabamo ishingiye ku buhamya. Umugore aragenda aratira ngo ibikoresho biba byinshi, agenda atonyangirizamo, ubuhamya bukamubwira ati komeza utonyangirizemo. Amavuta turahari, haleluya, amavuta arahari ku bantu barinze ubuhamya. Ayo mashini baraya Yesu tuyakomera icyari mu twese. Haleluya, akazi karahari ku bantu barinze ubuhamya, abagore beza barahari ku bantu barinze ubuhamya, abagabo beza barahari. Hari babandi bazagutukira kuri YouTube, buriya warantikiye narababaye, ariko Imana yagize neza irakurokora, nanjye irandokora. Imana irabafite yarababitse twese. Haleluya, munyikirize haleluya. Iyo wubaka niyo uzabamo. Ibyo nshaka kumva ngo niba ushaka kumbeshyera uzagenda umbeshyere, kuko Nyiramwiza wanjye ararira arahogora arampamagara Joseline, uzi ibintu Imana imbwiye ngirambwiye ngo urabona ngo abana ngo barashize nyine biba bibi. Rero urumva barashize, Imana ifite abandi bari ku rutonde bategereje. Twese ariko burya gukira igikomere cyane, hari abandi basenga birinze, barinze imyenda yabo, barinda ubuhamya bwabo, bari ku rutonde rw'abantu Imana igomba kugirira neza. Ngaho guma utegereze ubugingo ntacyo wamubwira iki kindi. wahura nabo, wabona amahirwe yo kubabwira uti narababariye, guhaye akazi utanayabona, akazi gatangira saa 3 ukajya 4:30. Kandi hari n'ibintu bigerageza barokore mwikururira. uyu munsi hari ibigeragezo nyine mugomba gutega agahanga mukarwana nabyo. ahubwo yashera integurira amazi ngo dushe ngiriya nibase ngiriya n'isabune mpaye inka. Kigali yose aragenda kumva mu muhanda
nta kintu ashobora kuvuga. urabona inyama muri firigo iz'amafi iz'inkoko iz'ihene yahashye nta katagize yakubwira ngo ntegurire amazi muri dushe ngo dushe ngiriya I'm tired ugashyiramo n'ibyongereza byinshi I'm tired ayoyo hari abandi batananiwe bazamugufasha utagikoraho. Ndetse no ku kintu cyo gutanga imbabazi aravuga ngo ngiye twakoranye ikiganiro ubuhamya iyo wubatse niyo usabamo ndetse n'abafite inkovu mu mutwe zo kuba mutemye agirirwa nabi. Nyiramwiza wanjye ejo bundi namubonye kuri social media ngo yabonye isi iri kumubwira ngo nta matayi ufite ntuzakundwa ajya kwiteresha inshinge iyo kugira ngo agire amatayi aza none haje kugira kwiteresha inshinge igihe cy'urushinge kiramubwira kiti bayi igihe baduhaye kirarangiye atangira gutonyoka. Iyo wubatse neza wumva yarababariye ariko akaba yumva afite inyota yo kubona ba bantu baza kumusaba imbabazi. Iyo wubatse niyo muri ibyo bintu byose watubwiye nababwiye ngo muzibigaburo mwibe umubatizo muba abapene beza bambara ibitambaro ariko ku bugingo hariho towa nuzicara ntabwo bikunda bishoboka. batarajya nta bwenge yarirutse ariruka ngageze ku nyanja abandi bambuka bose baravuga ngo nta stress nshaka ngo yambuka n'ubwato ageze hejuru ageze hakurya baramubaza ngo uvuye he ntabwo ati mvuye mu gihugu rimbukira nk'abandi bose nanjye ndaje okay sana urupapuro rwo gatanga kambere nifuza wampuza n'abantu nahe ubwo rutangirwa ku musaraba abantu bose batageze ku musaraba ntibaziranye n'ijuru ariko ntahure na wundi yahemukiye ngo nibura yumva mubwiye ati none wujute nta bwenge ati gihe urabona nirinze ibintu by'ama stress ahantu ba mukristo bagiye banyuranye ntago nari kuhashobora zari inzira zigoye zindushya ikimenyetso dore ngewe naje n'ubwato muri aya mazi ntago nari kwirirwa noga ngewe nta mwanya nabona mba ndi bize mfite business nyinshi mfite akazi kenshi hari biri guturuka Dubai hari biri kuva hano nta mwanya nabona wo kujya gushaka kwirirwa mvoyagura mu mazi nta mwanya mfite nta mwanya nabona ndaje mu nyakire cyangwa munyakire mu byihorere baranga ati ntabwo tukuzi nta kintu na kimwe kitumenyesha ko uwo hano ngo gihe Hinomi turanye n'ijuru ukabwira umuntu utari ko burya narakubabariye ariko hari n'utazagira amahirwe niba hari ibintu bituranye neza n'ijuru na Hinomi kumara imyaka 40 muri ADPR 40 muri ADPR wambara igitambaro n'ijipo ndende ukora bya bindi byose ntibisobanuye kuri umwana w'ubugingo keretse abanditswe muri cya gitabo. Aramubwira ati wambabariye ko we ntawe uguhiga. Twese abaje gusenga amen. Ikibanza cyitwa ubuhamya bwiza nicyo cyubakwamo inzu igakomera. Nibura nkazarokora kubona twebwe rwose nta icya kabiri ni ubuzima bw'ukuri ngo ntabwo nabona abana bambacisha ngo kuba umunyakuri gerageza kubyumva aramuhendahenda undi aranga yarafite imodoka Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri ikintu cyose kitanyuze mu kuri ikirimo Yesu abana wabyaye batari mu kuri ntabwo Yesu abazi umugore washatse utari mu kuri no ni ibintu biri aho business itari mu kuri n'ibyo ndagira ngo twiyunge ntambwira ngo mvare nkubwiye nushaka ufite imiturirwa nushaka ube warize niyo waba warize Harvard niyo waba warize Makerere niyo waba warize muri Kiste niyo waba warize muri Kiye niba nta kuri kubirimo zero ntabwo nenda kukubeshyera nagira ngo gusa twikiranure nagira ngo cyakora bizagusindagiza kuko ikinyoma gitwikiriye rero urumva hari igihe kiramba kikamara iminsi ukambara ukarya ukagura imodoka ukubaka inzu ukabyubakira ku kinyoma ariko kuri kuratinda kukaza kukakubwira ngo nubwo nari naratinze ariko ndahari yawe n'Imana iragufatika komora none wazaje gusenga amen wahura nabo wabona amahirwe yo kuba abataramiye Imana haleluya ukaba warakize ndababwira uko Yesu yantumye. Pastor urakoze kubidufashamo kugira ngo tubyumve. Sejo bundi umwana w'umukobwa abonye fiance hari umuntu ati Josine nikarame aturiteguye kunyambarira ni cyane kandi bimuremereye kuruta uko shaka gakweto numva nitaya kumbe shari we afite shari wundi mu ntara ufite abana bane kumva muri societe mbese ahora hasi acishijwe bugufi niyo yagerageje haraza arahinda mu bayobozi ati ranta bayashawe akemera hazaruhira ubusa bizagusiga uhagaze amashimwe y'abarakora barambwira bati buretse kubyina cyane tukubwira ubuhamya bw'uwo muntu uvuze aravuga ngo ngewe muri session mu twakoranye Imana yari yamubwiye ngo nzagutabara haburaho gato ugaseba bafite inkovu mu mutwe nzakurengera haburaho gato
babanaga muri korari umwe muri baramwatuye umuntu ndamuzi wacu afite umugore n'abana bane ari wa gatatu ugenda gake reka guhinda reka kubyina ibitarabyinika reka kubyina amatangazo genda gake nigeze agira n'amahirwe y'umuntu wamusaba imbabazi umwana agwa muri koma wumva yarababariye aravuga ati Joseline ni karamati ndapfuye ntupfuye uzize iki nihumura n'upfura ajya mu ijuru ati ndapfuye yewe atuzibimbaye nti ati igiko kirapfuye ni mu izina rya Yesu hari ikindi kintu abasigaje kuba yakora kugira ngo ubuzima bwe bigenze biteze atafite bane bande se ba nyina senge ba se wabo ba nyirarume ati mfite bane yewe ni mu izina rya Yesu bataraje kugusaba imbabazi afite bane nsengera John ndapfuye ati ndumva gwe muri koma nikomera hajabe Imana ivuga ngo amashyi menshi kwa Yesu ariko ntiyanavuze ni ku ruhande rw'abayikoze hariho n'abayikoze ibintu byose bitari mu kuri bizasenyuka nushaka kubishyiramo kositime nziza nushaka kubyambarireho baze nushaka kubirenzaho imodoka nushaka kubishyira umva iyo bitari mu kuri birasenyuka hari ikiburamo mukapotifari yarazi ko ahamije Yosefu amugerekaho ibinyoma imyaka irashira Yosefu ari muri gereza igihe kigeze Imana izana ukuri nkamubwira ko namubabariye isa n'ukuri harageze ngo Imana igaragaza abantu babanye nayo ntabwo bazarunyuma nzaguherekeza haleluya harageze ngo Imana igaragaza abantu bihanganira ingaruka z'ibinyoma barafungwa barababara baratukwa bararenganwa abiciro ry'umugani ariko ukuri kuzagaragaza ibimenyetso kuko wenda baragiye ntibakiri mu Rwanda cyangwa barapfuye Yosefu ngo yiyiciriye muri gereza we yaramaze iminsi asobanura inzozi umwami arabaza ngo ninde wansobanura inzozi narose habura n'umwe umugabo umwe wamuherezaga vino aramubwira ngo hari agahungu nzi kari muri gereza kansobanurira ko nzagaruka hano gatumeho kaze Imana iri muri ko Imana niyo yonyine wabura ukagira icyuba nugumana nayo uzaba amahoro ngo ntabwo nabona aho abana bawe mbacisha umunsi mwaje muri seriye ugerageza kubyumva biravuga ngo bamuhura muri gereza baramubwira ngo ngwino mwamara gushaka araza ngo bamunyuza muri saro baramwogosha hari amateka Imana izagukuraho harebesano koria saya benegoria hela sikota ya binimando hari amateka Imana izabanza kubakuraho hari ibintu by'umwanda Imana izabanza kubogosha nta n'ibyo nshaka kumva ngo niba ushaka kumbeshyera uzagenda umbeshyere kuko murimo murabeshyera abantu uzagenda umbeshyere hari umwanda Imana izabanza kogosha ikagukuraho amazina mabi ikagukuraho umwaku ikagukuraho imikoshi ukabonana n'umwami umeze neza ariko burya gukira igikomere cyawe ntaho gihuriye ko baramwogosha bamushyikiriza umwami asa neza umwami aramubaza ngo niwe wansobanurira inzozi narose Yosefu aramubwira ngo si njyewe ariko hari umwuka wera uba muri njye wahura nabo wabona amahirwe hari imbaraga ziri muri njye kandi ninzisobanura nasubira muri gereza wampemba utampemba ndaba mvugiye Imana neza ndumva Imana nayisabira amashyi mwuka wera ati komera ndi kumwe nawe komera ndi kumwe nawe Yosefu we komera ndaguhishurira ibihishwe abapfumu n'abakonikoni batamenye abanyakuri n'ababanye na Yesu bagiye guhishura ibintu isi yananiwe kumenya hari ibintu biri vierge bitari byamenywa n'undi muntu uwo ari we wese Imana izahishurira abayegera atwereka ndetse n'abafite inkovu mu mutwe zo kuba mutemye agirirwa hari ibintu biri vierge biri mu bubika ahantu Pawulo atavuze Petero atavuze Yohana atavuze na Joseline ataravuga bihisha ahantu muri Kristo bizamenywa n'abamwegera gusa bizamenywa n'abamwegera impamvu tubona bike nuko tutamwegera ariko nitumwegera tuzabona byinshi jya kuri piano wa uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka
anzirikira ku birenge byiwe ngo numva amagambo ankomeza umutima wanjye uramukunda kwandusha kumwegera hayi amaso yanjye arahumuka anzirikira ku birenge byiwe ngo numva amagambo ankomeza umutima wanjye impamvu ubona bike nuko utamwegera ariko muri we harimo byinshi kandi by'imbaraga twese haleluya ikibanza cyitwa ukuri Yosefu ukuri kwamukuye muri gereza kandi ntiyasubirayo Imana izagutabarisha imbabazi zayo nyinshi kandi aho igukuye ntuzasubirayo iteka ryose mbwiriza ubutumwa umubabarire hanyuma niturangiza rero burya hari ukuruhuka gukomeye ugira iyo ushoboye gusohora icya gatatu kubakamo inzu yawe kugira ngo ikomere ni ikibanza cyitwa amasengesho yo kubona abo ngabo kuko wenda baragiye ntibakiri mu Rwanda ikibanza cyitwa amasengesho cyangwa se baranahari ikibanza cyawe ugomba kucyo ariko kuba gifite fondasiyo yitwa amasengesho ukubakamo inzu yawe itazaruka umugabo umwe yarasenze umugabo mugenzi we amutera ubwoba aravuga ngo nutamfukamira ndakwica kandi nkwicane na bene wanyu asanga yubatse mu kibanza cyitwa gusenga usenga kina kandi ukanagira usenga ntabwo wajyaho nyuma gusenga nibwo buzima nta usenga kina hayi kandi ukanagira usenga ntabwo ajyaho nyora gusenga nibwo buzima utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba utakurusha kwihana ntakajya gutera ubwoba utakurusha kuba maso ntakajya gutera ubwoba naho yakurusha ubutware wowe ujya umurusha Imana ubundi waguhamagaye byose arabitegeka naho yakurusha ubutware wowe ujya umurusha Imana ubundi waguhamagaye byose arabitegeka mutima wanjye we uramenya utuza kandi ukomere mwituze no mu byiringiro hari igisubizo kwitonda ukarindira byemeza umutware mutima wanjye we uramenya utuze kandi ukomere mwituze no mu byiringiro hari ibisubizo kwitonda ukarindira byemeza umutware kwitonda ukarindira byemeza umutware kwitonda ukarindira byemeza umutware abategereje Imana bakayibona bakomera Imana amashyi haleluya aya mashyi ni ayawe Yesu we haleluya amashyi menshi Imana ishimwe cyane haleluya yo shaya bezano koria desa